ufite telefoni zinizi yabonye umwana w'umuhungu aryamye ku gafuka bahahiramo yambaye ubusa bigaragara ko ahitwa bigaragara ko aribwo akivuka anyagirwa nta wundi muntu bari kumwe nta n'ibyibanze yakorewe nko guhanagurwa kugenwa. Hategekimana yihutiye gutabaza abantu batuye hafi aho baraza bakora ubutabazi bwihuse bamugeza ku kigo nderabuzima cya Kinyinya nabo bamwohereza ku bitaro bya Kibagabaga. Niyo mpamvu iyo mbonye umubyeyi udakunda umwana ngo yubahe umwana nge bintera agahinda. Iyi nkuru mbere yo kuyivuga banza umenye nyiri kujugunya umwana k'inzego zihari zahaye uriya mubyeyi umwana yazigezeho zanga kumuhuza n'uriya mwana, yazigezeho barahura ngo babiganireho biranga. Ese uyu mubyeyi yanze gutanga umwana, yanze kumutanga, byagenze gute? Nimba ataranze kumusubiza umwana we, kubera ko uyu mwana byange bikunde kumumusubiza, bigomba guca mu mategeko. Bigomba guca mu mategeko nk'uko umwana amufata byaciye mu mategeko. Bigomba guca mu mategeko bakamuha umwana ndetse akerekana nimba afite n'ubushobozi bwo kurera uriya mwana, akerekana n'umutima w'urukundo nimba yarahindutse koko ku buryo umwana watazanono hatazagenda akamujugunya muri wese, kuko yamujugunye ku nzira. Urabyumva neza? Mbere yo kutangaza ibintu nka bino jya ubanza ushishoza umenya ati se uburenganzira bw'umwana buri he. Uyu mwana uzakura akabona social media zaraje zimuvugaho, umuntu yaraje asikama abantu nyamara ari umubyeyi wamufasha ajye mufitiye ubuntu n'urukundo. Uyu mubyeyi yafashe umwana nabi, nimba ataramufashe nabi se wagira ngo we buriya hari ikintu bita igikomere turi kubaka muri societe nyamara tutabizi. Nje nshobora kuba mfite ikintu bita umurenzaho ndi gutwikira kugira ngo uriya mwana ntakura atazakurana cya gikomere cyo kumva ngo nyina umubyara yamuteretse ku muhanda, yaramubyamujgunya ku muhanda adafite n'icyo kwambara yambaye ubusa. Rubanda ruramutoragura ruramurera. Nje nyiri gutora umwana rero sinzajya muri societe mvuge ngo uyu mwana naramutoraguye nyina yamutaye, ubu nyina ari mu bigororero bari kumugorora kubera ko byagaragaye ko icyaha kimuhama. Iki kugira umuntu n'ikikugira no kwerekana ko ufite ubumuntu muri wowe, si uko uzaza gutambutsa iyo nkuru gutyo kubera ko urabizi neza nibizica amarangamutima y'umwana. Mwibuke social media zirabika nibizica amarangamutima y'umwana. Icyo nzakora nzaza mbabwire ngo Imana yamaye umwana. N'ubu na bumwe wambwira, nta buzima n'ubu na bumwe umubyeyi wambwira gutwita inda y'amezi 9 ikavuka umwana akavuka neza batanakubaze, warangiza ukajugunya umwana ngaje uzahagarare hari uvuge ngo ubuzima bwatumye njugunya umwana. Nta buzima n'ubu na bumwe wambwira uri umubyeyi kuba wari ibyariye umwana ukarererwa na mukaso ukiri muzima, umwana akarerwa na mukase nyina ari muzima, ngo nurangiza ugahagarara uvuga hariya ngo ubuzima ngo bwatumye ngo banderera. Nta numwe. Ikitubwira ababyeyi nuko tunamba ku bana bacu, iki tugira intwari nuko tunamba ku bana twabyaye. Icyo nicyo kitugira intwari, icyo nicyo kitugira abantu bakomeye, icyo nicyo kitugira abantu b'indashyikirwa. Nakoze ikiganiro ndabimuteguza ndavuga ni nanjye mpamagara gufitiye amakuru iyo umuntu waje kuri kamera gusika amabandi. Wahamagaye sapese narebwe huyanari ndorese nkoze ikiganiro ntiyakibonye. Reka mbabwimbi yastanze ubufasha. Isimbi TV na Sabe wayo batanze ubufasha ku banyarwanda benshi, abari bararwaye imitima abarakira, abari barabuza babo barababona, abari barabuza abagore harimo na Sebi radio waciye ku Isimbi TV ashaka umugore akarira akavuga uburyo umugore yamwanuye, akavuga uburyo umugore yamukenesheje, akarira ku Isimbi TV. wowe cyambara ya mashati y'ibitenge ameze nk'abakongomani. Nawe Isimbi TV yaguhaye umugore wayiciriyeho, baraba Pastor Mutesi bose barahaciye. Iyo wicaye ukavuga ngo abagore
baba ku isimbi ngo nabagore ngo bameze gutya na gutya na gutya. Ujya wibuka ko nawe uri umugabo waciye ku isimbi TV uruboroga kandi ufite amarira n'agahinda. Mu nkuru wavuze ngo Sabe ngo n'abagore bakorera ku isimbi. Reka mbanze nidekarare ngewe nta munsi n'uyu n'umwe nazahagarara mu birenge bya Sabe. Nzamuvugira ikibyimbye kizabaturike muzapfe muhwere. Aka kazi narakipanze nawe ubwe nagazi ngo bimeze biti. Ntabwo hano muri social media mufata umuntu mukamurwanyiriza akazi kugeza ubwo muba mushaka kumukubita ku itaka mwitwaje ngo kanaka. Nimba umuntu yarakoreye ikiganiro ku Isimbi TV abeshya, ese Sabe yarebaga mu mutima we ngamenye ukuri ku murimo? Bamikwano bazaringi amazina nk'ibisanzwe ni Shakila mbona bihita no stress baruteka zivuga ololo uw'igikundiro. Nimba abantu nsanga mu bigari Yes, bamikwano bazaringi na muvana ruryama na muvana rusinzira. Buri muvana wese agihangana yikubite mu gatuza avuge ngo bwije nkoze iki. Bwije ukoze iki inshuti y'Imana abakoze barifuzwa. Kakati bamikwano uyu munsi ndagira ngo dukore iki kiganiro tugikuyemo amarangamutima tucyerekezeho ubumuntu ndetse n'ubutwari. Abantu batagira umuntu batagira ubutwari bo nago baza kubyumva. Ni inkuru ibabaje ku ruhande rumwe ndetse ikaba n'inkuru ishimishije ku rundi ruhande. Sebi Radio hari ikiganiro akoze cy'umuhanzi bita Loli muramwizi mwese n'umumama waciye ku bitangazamakuru. Nawe hari ereri imwe yagize gukoramo amusebye umugabo we kuri social media. Kandi mu by'ukuri mu buzima buri ikikugira umugore ikikugira umubyeyi n'uguhisha mu nda. Ikikugira umugore nyawe uhisha mu nda. Ubwo yazaga kuri kamera ku Isimbi TV ariyo nayo cyane nshaka kugarukaho cyane muri iki kiganiro. Cyane ko abantu benshi bakora ibiganiro bashaka gukubita Isimbi TV ariko bakabicisha mu batumirwa bahaciye. Iki nicyo kintu Sebi Bafure iteka sanzwe akora ariko akagerageza kwerekana ko wenda ibiki wari inosa bla bla nawe akibagirwa ko nawe yaciye ku Isimbi TV ariko uharirira ashaka umugore. Kakati bamikwano nababwe ni kiganiro tugiye kugikora ariko tugikuremo amarangamutima. Tugiye gukubita left right. Nababwiye ngo naba umuntu nta kintu n'iki na kimwe ushobora kumva muri iki kiganiro. Ngenda babwiza ukuri. Icyambere Sebi Radio yakoze inkuru avuga ku mubyeyi wari warabuze urubyaro wagaragaye ku Isimbi TV ari we bita Loli w'umuhanzi narubwo narinzi katuye mu majyepfo aho ngaho Muhanga. Urabyumva? Avuga ko yaje ku Isimbi TV atuburira abanyarwanda akaba umutubuzi. Ndetse uwo mumama mu biganiro yakoze cyane ari nabyo nshaka kugarukaho mvuga ni mwabantu mwe mujye muhisha mu nda kubera ko mutazi ejo bizagenda gute. Yavuze ukuri aravuga ngo yashakanye n'umugabo we bizeye ko bazabyara. Nyuma yaho biranga imyaka 7 yose ategereza urubyaro biranga. Kugeza ubwo yajyaga aryamana n'umugabo we. Umugabo akavuga ati ubundi se ndavunikira iki ko n'ubundi utabyara. Mbega umugabo mu gukora sex akabifata nkaho ari nk'akazi bamuhaye ariko kadafite inyungu. Ibyo ni amagambo yavuye mu kanwa k'umumama k'umubyeyi. So gufata ikintu nk'icyo rero ndizera niyo waba ubana n'umugabo ukajya kumutanga buhamya bungana gutyo bwacya akakureka. Kandi koko urugo rwe rwarasenyutse baratandukana. Pole sana. Nyuma yaho yagarutse ku Isimbi TV avuga ngo amuhe ubufasha ajya kwivuza. Aho simbizi nimba kwivuza kubyara nabyo bibaho kwivuza kujya i Burayi bakajya kwivuriza i Burayi. Icyo sinigeze nyimenya. Ariko noneho icyo tureba dore ngiki. Umwana yaje kwerekana ku Isimbi TV izi saha Sebi Radio yatangaje kuri ya mwana atari uwe. Nyamara yaje kwerekana ku Isimbi TV amwerekana no kwa Rose ngo ko Imana yamuhaye urubyaro.
nyuma yaho yaje kubyara. Aho hantu harimo akantu mu nkuru ya Sebiradiyo. Dore kadondoberekanya amagambo menshi. Ako kantu konyine niko nanenze. Nimba ari byo cyangwa se atari byo. Ibyo twebwe tudashobora kwemeza kubera ko uyu nguyu bamuha makuru. Naga ashobora gukora iperereza ngashishoze abaze nyirubwite mbere yo gutangaza inkuru. Nshobora kubizishaha Shakira nana nabyaye mfite abana cyangwa se narabyara mfite abana pe urumva. Ariko bikaba ngombwa ko mfata n'umwana ku ruhande nkamurera. Nkaza kwerekana umwana ku isimbiti dore narabyaye ariko bidakwiye ko ari undi mfite inyuma ndi kurera utari uwanjye. Uyu Sebiradiyo ngiye sinjya mwizera 100%. Yega abantu muvuga kaza n'inkuru ariko inkuru itarimo kwibariza nyirubwite ngo byibura bitwemeze nayo iyo nkuru ntago tuyihaye amakuru. Ariko none reka dukuremo isomo ry'icyo kwiga. Uyu mumama nimba yaraje koko akavuga ati dore narabyaye umwana atari uwe. Banange mureke mbabwize ukuri abantu batabyaye badafite abana baca muri byinshi. Gusuzugurwa, kwitwa amazina ndetse no kumva nabo ubwabo batari comfortable. Abenshi n'abagabo barabata ngo nuko batabyara. Ariko twajya twemera ko Imana ari itanga urubyaro. Kandi na Sara yabyariye 90. Umuntu utaruzuza imyaka 80 utangira kwita guti ingumba. Ubu tarari ingumba. Abenshi hari igihe mu bigenderaho mukiyita ingumba muri societe ngo baranyise ngo ndi ingumba bikaba content. Umuntu utaruzuza imyaka 90 atangira kwita guti ingumba. Tujye tuvugisha ukuri. Uyu mubyeyi nimba yaraje kuri kamera akavuga ati uyu mwana n'uwanjye. Reka mbabwize ukuri. Umuntu utarabyaye akabona umwana wo kwirerera. None akamubona ari uruhinja. Hari ubwo ibyishimo bishobora kumusaguka bikamurenga. Bikaba ngombwa akavuga ngo umwana n'uwanjye. Kuruta uko yaza kuri kamera ngatangira gufata wa mwana bisa nk'uvuga nkaho atari uwe kandi umwana akiri uruhinja atarasobanukirwa icyo Sebiradiyo adashobora kumva. Ashobora kuza akavuga ati umwana namubyaye ariko kuza gusobanurira abanyarwanda banatoraguye umwana bamaye umwana nagiye kwandika ncano muri izi nzira nsaba umwana akumva nago kiza kuruhura umutima we. Akumva si kiza kuruhura umutima we. Akumva na wa mugabo wamutaye kuko wenda atabyaye. Akumva nawe nabibona aravuga ati uriya no guhabwa. Urumva akumva nyine ni ikintu kiza kumunyiga. Akaba ngombwa katangariza isi ko yabyaye nyamara wenda byaranze. Uyu mumama kuba byibura yaragize umutima wo gufata umwana akamurera kamufata ari uruhinja batazi kurera ntago Sebiradiyo ashobora kubyumva kubera ko hanze hano hari abari kumurerera kandi ari we wateye inda. Urabyumva? Ariko ubonye umuntu ufashe ukuza umwana kamukuza kugura amata si ikintu kabone niyo wamushyira kubere ngo umwonse. Umwana gukuza umwana naga ari ikintu cyo gukinisha uvuga ngo umwana arakuze ngo utangiye kuza kumutemaho amagambo agana gutya. By the way mu nkuru mujye muvuga mworoshye inkuru zirimo abana naga ari zo gukinisha. Izi saha umwana mu mwambuye agaciro ku karubanda. Nyamara no nyiri kumuhabwa yaramugiriye ibanga yanga kuvuga ko ari umwana yatoraguye cyangwa se ari umwana yasanze ku karubanda ari hasi ari hariya. Izi saha umwana azakura abona ibi biganiro byanyu mukora ari umwana watoraguye nyina yaramutaye hariya adafite nako kwambara. Mu nkuru wavuze ngo Sabe ngo n'abagore bakorera ku isimbere kambanze ni dekarare. Mbanza ni dekarare ngewe na munsi n'uyu numwe nazahagarara mu birenge bya Sabi. Nzamuvugira ikibyimbye kizabaturike muzapfe muhwere. Aka kazi narakipanze nawe ubwe nagazi ngo bimeze biti. Nago hano muri social media mufata umuntu mukamurwanyiriza akazi kugeza ubwo muba mushaka kumukubita kwitaka. Mwitwaje ngo kanaka nimba umuntu yarakoreye ikiganiro ku Isimbi TV. Abeshya ese Sabi yarebaga mu mutima we ngamenye ukuri ku murimo. Sabe nimba umusabye ikiganiro akakigwa akakwicaza hari ukavuga amagambo yawe ukagenda. Sabe areba mu mutima wakareba icyari cyo wari ugambirije n'icyo wari washakaga kugeraho cyangwa ari hari gutambutsa inkuru zanyu. Mwabanje kumurwanya ngo ngabazana abagore barira. Mwebwe kubicaza ngo babaririreho byaranze. Aha niho mbabwira ngo rimwe na rimwe inkuru turazikora
tuzikora ariko dufite uruhande turwanya, ariko tugashaka kwigirisha ngo iki. Umugore nimba yaraje akavuga ati ngiye narabyaye, abantu bo ku Isimbi Isimbi yatanze ubufasha, Isimbi TV na Sabe wayo batanze ubufasha ku banyarwanda benshi, abari bararwaye imitima abarakira, abari barabuza ababo barababona, abari barabuza abagore, harimo na Sebi radio waciye ku Isimbi TV ashaka umugore akarira, akavuga uburyo umugore yamwanuye, akavuga uburyo umugore yamukenesheje, akarira ku Isimbi TV. wowe cyambara ya mashati y'ibitenge ameze nk'abakongomani, nawe Isimbi TV yaguhaye umugore wayiciriyeho. Baraba Pastor Mutesi bose barahaciye. Iyo wicaye ukavuga ngo abagore baba ku Isimbi ngo nabagore ngo bameze gutya na gutya na gutya, ujya wibuka ko nawe uri umugabo waciye ku Isimbi TV urworoga kandi ufite amarira n'agahinda. Tubyange tubyemere, nimba umutima wawe warabeshyaga cyangwa se wari uri mukuri, Sabe nagashinzwe kureba imitima y'abagore baje kurira kuri kamera nimba babeshya cyangwa se batabeshya. Umuntu uzakora ikiganiro ku Isimbi TV mukabona arabeshya wowe umuzi, hamagara Sabe muvuga ati ndashaka kubeshyuza ibyo uriya muntu avuze arabeshya. Ari nayo nzira yatangiye yo kujya abeshyuza abantu baza kubeshyira ku Isimbi TV. Turabasabye nimba mwanze umuntu mujye mumwanga ku giti cyanyu, ariko apana mubikuremo akazi ke, mubikuremo akazi ke. Ufite telefoni zinizi, yabonye umwana w'umuhungu aryamye ku gafuka bahahiramo yambaye ubusa, bigaragara ko ahitwa, bigaragara ko aribwo akivuka anyagirwa, nta wundi muntu bari kumwe, nta n'ibyibanze yakorewe nko guhanagurwa kugenwa. Hategekimana yihutiye gutabaza abantu batuye hafi aho, baraza bakora ubutabazi bwihuse, bamugeza ku kigo nderabuzima cya Kinyinya, nabo bamwohereza ku bitaro bya Kibagabaga. Aha Sebi radio yari gusobanura uburyo uwo mwana w'umuhungu umubyeyi yabyaye umwana, maze kubyara umwana mutaho ngaho. Sebi radio si ubwa mbere n'ubwa nyuma twumvise abana b'abakobwa babyara abana bakajugunya. Umwana arabyara umwana, nejo bundi twabonye inkuru y'uwabyaye umwana arangije ajya muri toilette, amupakira muri toilette. Uwo nawe arafunze ari muri gereza. Jya mu magereza, jya mu magororero ureba abana b'abakobwa bazira icyaha cyo kubyara bakica, icyaha cyo kubyara bakajugunya. Nimba uyu mudamu yarabyaye umwana koko, nta bushobozi afite umwana akamubyarira ku nzira, kuki atarinambye ku kana ke ngo byibura ko bari ku nzira, abo bantu bamusanga ku nzira bamufashiriza aho ngaho? Gute umuntu w'umubyeyi abyara umwana, yamara kubyara umwana agasigara arambitse aho ngaho, ngo akagenda ngo kujya gusabiriza ngo udutenge two kumufubika, utanavugije induru byibura nyuma bikubayeho bwa mbere umuntu avuze induru uvuga ati ni mu nabare. So bagiye kumufunga, Ribu yagiye kumufunga yibeshye ko itakoze iperereza ryimbitse ryuko koko yaragiye kujugunya uwo mwana, ryuko uwo mwana yari yamujugunye. Dukoresha ukuri. Ibyo bintu si ibintu bibaye none, hari ibintu bimaze imyaka. Murebe imyaka bimaze, urabyumva? Murebe imyaka bimaze, nimwifate ngo mwumve ngo ni ibyejo mu gitondo byabaye ejo. Kugeza ubwo ikigo gifata umwana kikamuha undi mubyeyi ugiye kumurera uwo mwana. Nyina ari hanze, nyina cyangwa yari ari muri gereza, nyina yari ari mu igororero. Icyaha cyaramuhamye, yemeye icyaha cyuko cyamuhamye cyo kubyara umwana akajugunya. Aho ngaho batabara umwana, baramutabariza, bamuha umuntu wifuza umwana kumurera, wifuza kugira gute kurera umwana baramutanga. Ahubwo ahangaha nimba mama we asohotse muri gereza, inzira bakoresheje bahwa uriya mubyeyi umwana niyo nzira yakagombye guca nimba ari kuburana umwana we. Uyu mubyeyi ntabwo batweretse ko umwana yamufashe nabi, ko umwana nta buzima afite. Umwana mubakiye status, amukuye ku nzira, aramwubatse. Abantu bazi kurera, icyo kurera uruhinja bivuze kugeza umwaka urangiye cyangwa se imyaka 2, cyane ko ibi ngibi byabaye imyaka ingahe nk'ibiri cyangwa se 3 ishize.
urabyumva ibintu bimwe izi nkuru zimwe na zimwe nituza kuzivuga nitukazivuga ndabizi neza ko iyi nkuru wayitambukije ushaka kwerekana ko Isimbi TV ari Isimbi ngo yengo wavuze ko ngo bagore baza kuriraho ngo bakabasanga ngo ari abatubuzi na titre yawe niko yanditse ubutubuzi bukorerwa ku Isimbi TV urabyumva neza ariko tubanza dushire mu nyurabwenge nk'abantu bakuru twese turababyeyi twarabyaye umuntu arabyaye afashe umwana arambitse aho ngaho kunzira umwana utanambaye atanamworosha kandi arambitse ku gafuka arigendeye kubera ko avuye muri gereza z'isaha aje kuburana umwana nibyo ni umubyeyi amaraso ni ikintu gikomeye cyane ashobora kuba icyo gihe yaranabikoze kubw'ubuzima ariko narababwiye ngo nta buzima n'ubu na bumwe wambwira nta buzima n'ubu na bumwe umubyeyi wambwira gutwita inda y'amezi 9 ikavuka umwana akavuka neza batanakubaze warangiza ukajugunya umwana ngaje uzahagarare hari uvuge ngo ubuzima bwatumye njugunya umwana nta buzima n'ubu na bumwe wambwira uri umubyeyi kuba wari ibyariye umwana ukarererwa na mukaso ukiri muzima umwana akarerwa na mukase nyina ari muzima ngo nurangiza ugahagarara uvuga hariya ngo ubuzima ngo bwatumye ngo banderera nta numwe ikitubwira ababyeyi nuko tunamba ku bana bacu ikitugira intwari nuko tunamba ku bana twabyaye icyo nicyo kitugira intwari icyo nicyo kitugira abantu bakomeye icyo nicyo kitugira abantu b'indashyikirwa igihe cyose twarambye ku bana bacu buriya umubyeyi niyo ari gushira amakuka kanyuma kikwereka ko umubyeyi ajyanye agahinda ni ukwisigira abana bagwa mu ziko kwisigira abana bagwa mu ziko ni naryo sengesha ababyeyi benshi dushyira imbere kuruta uko twavuga ngo turarwanira ibintu ibi bintu mubikuremo amarangamutima se biradiyo nujya kuvuga inkuru jya uyivuga byibura abanje gutekereza gatatu umuntu abaye ubutubuzi gute umwana mufite mu buryo bwemewe n'amategeko wa mubyeyi we wabyaye umwana ukanabihanirwa yuko wabyaye umwana ukajugunya inzira ya nyayo genda uvugane n'ubuyobozi uriya mubyeyi bamuhamagare mwandikirane bagusubiza umwana wawe kubera ko leta ivuga ko abana bagomba gukurirwa mu miryango yabo igihe babonye imiryango yabo niyo mpamvu n'abana ibigo byinshi babikuyeho abana bagiye basubizwa mu miryango yabo igihe rero uriya mubyeyi yamufashe muri bya bihe bikomeye nawe nazabyicuze ntuzabyicuze mama nubwo bigoye kurera umwana ukamufata agatangira kugusekera akakwita mama ukarwana nawe amajoro yose ababyeyi turara tudasinziriye ukarwana nabyo ari kuriya nimba ahagaze hari akavuga ati ndashaka umwana wanjye nta mpamvu n'imwe hari yo kutamuha umwana we ariya ni amaraso ye ahubwo amasezerano yiyo mugomba kugirana nuko agomba guha umwana ubuzima buzima ariko nawe uri umubyeyi warabyaye wakagombye gukunda uriya mu mama kuruta uko waza guhamagara sebibafure umubwira ngo umugore afite umwana wanjye nyamara iyi nkuru iramutse bayitambutse uyu mubyeyi nyakubyara umwana akajugunya kugeza aho ubuyobozi bufata umwana bukamuha undi mubyeyi ngo amurere kuko amufite mu buryo bwemewe n'amategeko tubyumvikaneho iyi nkuru ikabitambutse se biraduka buyitambukije kubera amarangamutima yawe no gushaka kwandarika abantu uyu mubyeyi ataragiye mu buyobozi ngo ubuyobozi buvugane n'uriya mu mama ndetse banabahuze babiri bicare baganire nimba umwana bagomba kumumusubiza bamumusubize biciye mu buryo buzima kuko umuntu wabyaye umwana agatereka hariya akirukanka ntago ari kimwe ntago wafata umwana nanone ngo umumusubize gutyo n'amasezerano mugiranye ikindi cya kabiri wa mubyeyi we nimba uzi neza ko nta bushobozi ufite bwo kurera uyu mwana ukaba umukuye mu mazina mu maboko y'umubyeyi wamufasha akamurera izisaho utamufashe nabi ariko umuremere buzima ukaba ushaka kumumukuraho ukuri kuri wishe future y'umwana wawe kandi ibintu wazicuza ejo hazaza ngenda babwiza ukuri uburenganzira bw'umwana bwubahirizwe n'ibyo umubyeyi bamumuha ariko nimba afite ubushobozi burera mama twese ukuri kuriho nimba uyu mubyeyi afashe neza umwana wawe wakagambye kwitonda umwana akagira hava akagira nahagera kubera ko n'ubundi umwana ejo azashaka nyina umubyara
trust me n'abandi mwese mufite umutima mwuyu wo kurera abana, gufata abana ku mihanda mukabarera. N'umwana ntuzamugundire nabona famiye uzayimumuhe. Niba mukenera umuriya mwana nakura naga azakwibagirwa. Izi neza mujye muzikorera gushimwa n'Imana, nimukazikorere gushimwa n'abana b'abantu. Biba bibabaje nimba uyu mubyeyi atarabyaye koko nta mwana afite, Imana imuhaye ngo yirerere umwana, ngarere uwo mwana. Izi sase biradiyo akaba ari uri kuza kuvuga amagambo kuri uyu mwana no gushaka kwerekana ko ari umutubuzi, ni igikomere uri kumwongerera. Ntabwo uza gahinda k'ababyeyi bagize gute babuza abana. Ako gahinda ntabwo kuzi, ntabwo kazi, nta nubwo ngakwifurije kuko uri umugabo. Cyo gikomere si cyakugeraho, urabyumva? Ariko ngenda baza ikosa ririhe kuba yarafashe umwana akamurera. Reka tubyemere ko yaje ku Isimbi TV akavuga ngo Imana yamaye umwana ndetse mukanamufasha. Nimuzigire mwicuza yuko mwafashije umuntu mubikuye ku mutima, nimugizigire mubyicuza. Iki ni ikindi gika, iki ngiki gitandukanye na babantu baraza kubabeshya ibintu bibakabeshya ibinyoma mukabafasha. Ariko ibi ngibi byajyaga ku mwana w'umuntu, kandi umwana yaramuzanye aramwerekana. Mwagira ngo azavuga ati noraguye umwana. Nk'umubyeyi ufite ubumuntu yagomba kuvuga ati Imana imaye umwana. Hari ikindi mwashakaga, ariko izi sabi baye intambara. Banange mukomeje kubivuga. Nakoze ikiganiro ndabimuteguza, ndavuga ni nanjye mpamagara gufitiye amakuru y'umuntu waje kuri kamera gusika amabandi. Wahamagaye sabese narebuye none se nkoze ikiganiro ntiyakibonye. Reka mbabwire ikintu kimwe, izi kamera ni uburozi. Icyo ni kimwe. Hari abantu bazikoresha mu buryo butari bwiza, hari n'abazikoresha ku bw'indonye n'amaramuko, hari n'abazikoresha bagamije byibura kuzamura abandi. Ukuri kuriho sabe nta mutima na cyuma afite kireba mu bantu bamusabye ibiganiro kuyu umuntu aje kubeshya cyangwa ataje kubeshya. Abagore mwiterura mukajya ku Isimbi TV mukajya kubeshyira abagabo banyu ngo bino na bino. Akeshi iyo bimenyekanye Sabi aragaruka akabivuga. Ariko izi ngingo zo ziratandukanye. Nimba uyu mubyeyi yarabuze urubyaro, urugo rwe rugasenyuka koko kubura umwana, akaza ku Isimbi TV akavuga ati ndashaka kujya kwivuza. Abantu babuze urubyaro usibye no kuvuga ngo barajya kwivuza, benshi bajya no mu bapfumu bakajya kuraguza, bagatera inzuzi, barabaye nk'abasazi ku rwego wowe se biraduvuga iyi nkuru utakagomba kumva no gutekereza. Barabaye nk'abasazi, icyo babwiye cyose niho bababwira kunywa iki baragikora. Abenshi bagiye no kwiteresha inda, bajya no muri Amerika ngo babaterekemo abana bagaruka inaha bikanga. Ako ni agahinda kagendana n'igihombo. Niyo mpamvu iyo mbonye umubyeyi udakunda umwana ngo yubahe umwana nge bintera agahinda. Iyi nkuru mbere yo kuyivuga banza umenye nyiri kujugunya umwana k'inzego zihari zahaye uriya mubyeyi umwana, yazigezeho zanga kumuhuza n'uriya mwana, yazigeze hareba barahura ngo babiganireho biranga. Ese uyu mubyeyi yanze kutanga umwana, yanze kumutanga, byagenze gute? Nimba ataranze kumusubiza umwana we, kubera ko uyu mwana byange bikunde kumumusubiza, bigomba guca mu mategeko. Bigomba guca mu mategeko nk'uko umwana amufata yabyaciye mu mategeko. Bigomba guca mu mategeko bakamuha umwana ndetse akerekana nimba afite n'ubushobozi bwo kurera uriya mwana, akerekana n'umutima w'urukundo nimba yarahindutse koko ku buryo umwana we atazanono hatazagenda akamujugunya muri wese kuko yamujugunye ku nzira. Urabyumva neza? Mbere yo kutangaza ibintu nka bino ujye ubanza ushishoza umenya ati se uburenganzira bw'umwana buri he. Uyu mwana uzakura akabona social media zaraje zimuvugaho, umuntu yaraje asikama abantu nyamara ari umubyeyi wamufasha ajye mufitiye ubuntu n'urukundo. Uyu mubyeyi yafashe umwana nabi, nimba ataramufashe nabi se wagira ngo we azi. Buriya hari ikintu bita igikomere turi kubaka muri societe nyamara tutabizi. Nje nshobora kuba mfite ikintu bita umurenzaho, ndi gutwikira kugira ngo
uriya mwana ntakura atazakurana cya gikomere cyo kumva ngo nyina umubyara yamuteretse ku muhanda, yaramubyamujugunya ku muhanda adafite n'icyo kwambara, yambaye ubusa. Rubanda ruramutoragura ruramurera. Njye nyiri gutora umwana rero sinzajya muri sosiyete mvuge ngo uyu mwana naramutoraguye nyina yamutaye, ubu nyina ari mu bigororero bari kumugorora kubera ko byagaragaye ko icyaha kimuhama. Iki kugira umuntu n'ikikugira no kwerekana ko ufite ubumuntu muri wowe, si uko uzaza gutambutsa iyo nkuru gutyo kubera ko urabizi neza nibizica amarangamutima y'umwana. Mwibuke social media zirabika, nibizica amarangamutima y'umwana. Icyo nzakora nzaza mbabwire ngo Imana yamaye umwana kugira ngo nuriya mwana nanakura akabona kiriya kiganiro atazabona ko ndi wa mubyeyi wagiye kuvuga ngo nyina yaramutaye. Ni igikomere ku mwana. Sinzi nimba se bibafure se biturika ashobora kumva iki kiganiro cyanjye ngagisobanukirwe. Uriya mu mama ntabwo yagombaga kuza ngasobanurira isi yose natoraguye umwana byagenze gutya orororo. Ibintu byabaye mu ibanga bitanaciye kuri televiziyo ngo wenda ngo biciye kuri televiziyo runaka, agiyeyo televiziyo irabye avuze ati rora nimba ari rora uwa mwana twatoraguye twamumuhaye. Ni ibintu byabaye mu ibanga, nawe yagombaga kuza kuri kamera akabigira ibanga. No mu buryo bw'umutekano we nk'umuntu uterwa amabuye nk'umubyeyi wabuze urubyaro, ako gahinda ntago mwakumva. Yabuze urubyaro arangije Imana imuhaye umwana, aje kuri kamera ngo natoraguye umwana ngo nyina yaramutaye. Icyo ni igikomere umwana azakurana kizamukomeretsa ubuzima bwe bwose. Ndagira ngo mbibutse bano bagabo bakoresha social media bagatekereza ko social media isiba. Social media ntago isiba. Nimba izi saha ukibona agafoto k'umuntu runaka mu myaka runaka, nimba ukibona ibiganiro byo muri 70 na kangahe bigaruka izi saha, nimba ukibona abantu bakoze amarorerwa muri 90 tutaranavuka, 94 tutaravuka, izi saha bikaba bigaruka, menya ngo social media ni ikintu gikomeye cyane. Amateka ni ikintu gikomeye cyane bitajya bisibama. Ntabwo bijya bisibana wa mugabo we. Jubabarira abantu. Inkuru razitara pe, uzi no kuzibara, umunwa wo kuzibara urazifite, ariko nta bwenge ushiramo. Ubwenge bwawe buhora buri hasi iteka. Sinzi ikibazo ufite mu mutwe wawe. Nimba umwana yaramufashe, umwana yamugiriye nabi, yamufashe kubw'umutima mubi. Wowe se mama, we wa mubyeyi we, byange bikunde Sebiradiyo yanaguhamagaye, byange bikunde ni wowe wahaye Sebiradiyo iyi nkuru. Tubyange tubyemere, niwe wahaye Sebiradiyo iyi nkuru. Ibi bipapuro twabonye byo mu buyobozi, byange bikunde hari undi muntu bakorana mu buyobozi wamuhaye inkuru. Ariko mwese ntago mwatekereje ku mwana, ntago mwatekereje ku gahinda umwana ashobora kuzakurana abona ibi bintu. Nyamara ari ikintu cyoroshye. Ubu buyobozi bwashoboye gutanga amakuru buyaha Sebiradiyo, cyane ko afite ngo n'ibimenyetso bimwe na bimwe yagiye anabyerekana. Urumva bwashoboye gutanga aya makuru pe. Bwakagombye kuba buri hagati y'abantu babiri, nyina w'umwana ushaka umwana n'uwo bamuhaye. Ibintu nk'uko byabaye mu cyayenge bikarangira. Nahita kuvuga ngo ubuyobozi bwararakaye, ngo burakazwa nuko ngo uyu mubyeyi ngo yaje gutanga ngo ikiganiro ngo agasaba abanyarwanda mu kwano darling. Buri muntu wese agira uko akora. Nimba abanyarwanda baramufashije, murebe imyaka ishize, ubu se aracyari iby'abanyarwanda bamufashije. Reka mbabwire impamvu Sebiradiyo akunze kurwanya Isimbi TV n'abantu bayiciyeho basaba ubufasha cyangwa se bagahabwa amafaranga. Umuntu wese Sabi yagiriye neza bakamuha mu buryo bw'amafaranga, ntabwo azigira ajya imbizi nande na Sebiradiyo cyangwa se n'abandi banyamakuru bari hanze hano batwugarije. Icyo barwanya ni ugufasha. Isimbi yafashije abantu kandi nabo barimo. Isimbi yarabagaburiye. Ahubwo ikibazo cyanyu umuvumo musarura ku Isimbi niwo utuma mudatera imbere. Umuvumo musarura ku Isimbi niwo utuma mudatera imbere. Niyo mpamvu muzaza mwibaza ngo umuntu abahate, umuntu agera kuri ibi bikorwa gute.
kubera ko mwebwe ubwanyu muriho kumurwanya, muriho kurwanya ibintu. Sabe nongere mbisubiremo, nta cyaha afite kuri ingingo, ntago yarebye mu mutima wuriya mugore, nta nubwo yabikoze nk'umwana w'umuntu, nk'uko umuntu yambwira ati Shakira nkorera ubuvugizi, mfite ikibazo nanjye nkajyaho nkakora ubuvugizi, umuntu mwumva ikibazo cye nkagitambutsa, abanyarwanda bakamufasha cyangwa se bakabyihorera, cyane ko nta muntu bakora mu mufuka, bamara kumufasha nyuma nkazumva ngo wa muntu koko yarabeshyaga. Cyane ko Sabe ibi bintu yarabihagurukiye. Kuva uriya mugore yaza akasikama abantu ngo yashakanye na musaza we, ngo iwabo barabanga, akamenya ko ari abantu bashaka gufungura YouTube channel bashaka kwiyamamarira. Hano hari abantu benshi baza bakavuga ibintu bashaka kwamamara atari ukuvuga ngo iki. Sabe rero ikintu musaba nshuti y'Imana, ntabwo umutima wo gufasha ugomba kuwureka, ugomba kuwugumana. Hari amaboko menshi akigukeneye, ntuzagire unabirakarira, niho imigisha yawe izingiye. Ariko ikindi, aba bantu baza ku Isimbi TV, jya ubanza ubakoreho iperereza nawe nk'umwana w'umuntu. Ariko nubona nukubwira ati ngiye mfite amakuru kuri uyu muntu wakoze iki kiganiro, nawe ujye umutega amatwi umwumvi. Nkuko wafashe umugore atenze ikiganiro asebeje umugabo we, n'umugabo akaza kwiseburura, jya uba ari uko ubigenza. Naho ubundi Isimbi TV tuzayivuga neza, kubera ko byiza byayo turabibona. Igihe rero mwebwe mutazi gushima wabagiriye neza, mujye mureka ababishoboye tubikore. Ntago imitima mibi yanyu na karandezi wanyu zishobora kuzatuma abantu bose baba babi. Nsigaye ndi umwana w'abapfu babiri, ubu negereje imijugujugu.